muraho cyane neza mwese. Ndishimye kubona umwanya kuri uyu mugoroba duhurira hano. Ngira ngo batubwiye ko mwagize ibiganiro byiza guhera ejo n'uyu munsi. Nagira ngo mbibashimire, nagira ngo nshimire Unity Club, mwese abayigize n'abayishyigikiye, ariko cyane cyane bishingiye ku gitekerezo cyayo, igitekerezo cyubaka. Urebye rero ko muri hano ubuyobozi bw'igihugu bwose buri hano, niba ko turi aha harimo ukora imirimo ye isanzwe, yageraho akumva ko hari abandi batari muri twe bashobora kutugoboka mu byo dushinzwe, mu byo dukwiriye kuba dukora, kugira ngo bikunde. Ngira ngo yaba yibeshye. Niyo mpamvu nibwira ko ari byiza kubona umwanya kuganira namwe. Nta disikuru ndi busome, kuko ngiye gusoma disikuru naba mbabeshya kandi nanjye naba nibeshye. Reka tukigire ikiganiro nk'uko na mbere hose bambwiye ko mwagize ibiganiro bitandukanye guhera ejo. Muze rero ndaza kuvuga ku Rwanda kuko ni cyo cya mbere dushinzwe, nicyo kitureba. Turi Abanyarwanda, ni igihugu cyacu, niho duhera. Hanyuma ndaza kugera no nta gihugu kibaho nk'ikirwa cyonyine. Igihugu kibaho kikabana n'ibindi, nabyo ndaza kubigeraho mpereye ku ntara yacu ya Afurika, ariko ndahera ku Rwanda. nka bya bindi jya kurisha nyine ihera ku rugo, ndahera ku rugo. Ngira ngo muzi hari ikintu bavuga, ndakuvuga mu rurimi rw'amahanga, baravuga ngo it's not the dog in the fight, it's the fight in the dog. turi abantu tuvuga ko hari ibyo duhagarariye. Ubwo ushatse ntabwo ari ukubatuka kuko nanjye ndimo. Ubwo ushatse wavuga ngo we are the dog. Ariko what is the fight in the dog? Iki turimo ni iki gituma duhangana n'ibibazo bya buri munsi kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere? Kuko ntabwo twaberaho ubusa, turi abayobozi. Nabivuze ko hano hari abayobozi, twese turi hano b'iki gihugu, turi abayobozi ngo tugire dute cyangwa tugira dute. Ariko nagira ngo nibutse ko ibi byose mvuga ndabihera ku byangombwa bya ndi Umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Mushaka kubaho?
mushaka kubaho muti? Ari ukubaho mwarihebye, muri aho muzi ko hari abandi bazabagoboka, ndetse muzarebe iteka niyo tuvuga buri muntu gukora ikintu akavuga ngo ngiye kugerageza. Kugerageza ni nkaho wavuze ko bigoye ugiye kwitanga, wavuze gusa ugiye kubikora. Ibyo kugerageza abenda bikaba byaza nyuma, ibintu byagoranye, ariko ntabwo wahera ugerageza, ntabwo watangira ugerageza, utangira ukora, noneho ibintu byakomera ukagerageza gushakisha uburyo ubwo ari bwo bwose bundi. Muri uku kubaho kwacu kuvugwa uko tubayeho, hari impamvu uhitamo uko ushaka kubaho. Ntabwo impamvu yawe yaba gukesha kubaho kwawe ubuzima cyangwa imibereho y'abandi, ngo uhora bateze amaso ko aribo bagomba kukubeshaho. Ariko bibaye n'ibyo, kuki utakwibaza se, kuki wowe wabatega amaso ngo ubeho, ubwo kuki batagutega amaso ariko ngo babeho? Cyangwa kuki buri wese atereba undi ngo amusangemo igishobora kumubeshaho, ariko nawe abikorera uwo nguwo cyangwa abandi? U Rwanda rwacu aho ruvuye, aho rugeze rwose, navuga ko bishingiye kuri mwebwe muri hano, ndetse n'Abanyarwanda muyobora cyangwa abandi. U Rwanda rwacu aho ruvuye, aho rugeze rwose, navuga ko bishingiye kuri mwebwe muri hano, ndetse n'Abanyarwanda muyobora nabo babigiramo uruhare, ibyo nta gushidikanya. Ariko iteka kugira ngo ibintu bigende neza kurusha, wajya wibaza utari ku jyewe giti cyanjye, uruhare rwanjye ruruhe, umusanzu wanjye ni uwuhe? Ntibibe ko ugendera gusa mu bandi ngo tubigezeho. Twabigezeho koko, twabigezeho ni twese, ariko ukareba ko utagendera ku bandi gusa, ahubwo nawe koko ubarimo, ufite uruhare, utanga umusanzu wawe. Ibyo ni ngombwa, nta kuntu wabica iruhande. Ariko mpereye aho ku Rwanda rwacu, ku buzima bwacu, ku mateka yacu, reka nyashyire muri rusange duhuriyeho n'abandi. Hari ikintu mpora nibaza, mbazwa buri munsi, nanjye mbaza abandi, ariko ntigisobanuke neza. Bigatuma rero umuntu ashobora kureba ngo burya muri ibyo byose dufitanye isano n'abandi, no mu mibereho yaba ishobora kuba itanashimishije cyane nk'uko bikwiye.
kandi bishoboka ko byaba byiza ku buryo bukwiye. Ibyo mvuga ni iki? Uko twese turi hano, abantu bafite ubushobozi butandukanye ndetse no gushishoza bitandukanye. Ibyo ubundi ni byiza iyo bihuye, iyo bihujwe muri ubwo buryo butandukanye, bituma twese twatera imbere. Ariko rero ihurizo riri hano. U Rwanda, Afurika, mu myaka 50 ishize, akaba ariho mpera no kwirwa njya kure cyane, 50, 60, twari turi hehe? Aho twari turi myaka 50 ishize, 60 ishize, urebye biri hafi gusa naho turi nyuma y'iyo myaka. Nababwira impamvu ntanga urugero rwacu nk'Abanyafurika, nk'Abanyarwanda, n'aho abandi bageze bari hanyuma cyangwa se basaga natwe muri iyo myaka 50 ishize cyangwa se 60. Ubu bakaba badukubye, wenda nta nubwo navuga ngo ni inshuro ebyiri, sinavuga ngo ni eshatu, sinavuga ngo ni 10, badukubye inshuro 100, 100. Murabyumva? Ikibazo rero, tuvuga ikibazo cyacu kibikiye. Ikibazo cyacu kibikiye cyatuma abo twari kumwe, abo twari ku rugero rumwe, myaka 50 ishize, 60, batera imbere inshuro 100 zirenze twe turi aho. Kandi ndetse wareba hirya no hino ugasanga ntabwo turi aho gusa, ahubwo abantu baranezerewe rwose, baratekanye, ndetse wanavuga ibintu mureba by'inenge mukaba mwabipfa, mukaba mwarwana. Kuvuga ngo niho bamwe batangira ngo racist, babane racist. Racist akubwira ati ariko wowe wasigaye, wowe wadindijwe n'iki ko twari kumwe, ko genda aha wowe ufite aho impamvu yatuma urakara ngo bakuvuze. Ikibazo muri twe tugomba kugishakira umuti byanze bikunze, cyangwa se bikajya ku mugaragaro, bikemezwa ko hari umuvumo turimo, ndetse uko tubaye ariko dushaka kuba, ntitujyaho ngo duhimbe, ngo tubeshye. Kuko abantu bose bajyaho bakavuga ko bashaka gutera imbere, bashaka kuba neza, bashaka kugira. Niba ari byo, bikorere, kandi birashoboka, twabigeraho. Ariko umuntu navuga cyangwa nabaza impamvu nyuma y'imyaka 50, 60 twaba turi aho dusabiriza baduhagaze hejuru, nimumbwire mu bice by'isi byose muzi, benshi hano ufite byinshi muzi, muzi amateka, muzi sayansi, muzi ibintu byose, murabizi. Nimumwe urugero rw'igihugu cyakijijwe, abantu bakijijwe na NGOs,
nk'urugero murumbuye muti tuwibagiwe, ugomba kuba wibagiwe hari kanaka ahangaha, cyangwa se mumbwire ngo hari uwakijijwe no gusabiriza. Gusabiriza kandi ukabona gusabiriza, usabiriza ntabwo bimuteye isoni, ahubwo ari entitled. Twe dusabiriza nk'abantu who are entitled, kuvuga ngo gusabiriza n'usaba ndetse ukamureba igitsuri nkaho hari icyo agomba kukwishyura, cyangwa hari impamvu agomba kuguha ibyo aguha. Ibyo abayobozi twicaye hano tubyumva dute, tubisobanura dute? Ikibazo ni iki? Icyo kibazo tutagisobanukiwe cyangwa tutahora dushakira umuti, tugitekereza, tukiganira, n'ibi bindi byose tuvuga cyangwa dukora cyangwa tuganira biba amagambo gusa, cyangwa se bikuvana aha bikakugeza aha wagombaga kuba ugeze hariya. Ariko kubera ko ubusa ntacyo bugutwaye, uzahora aho ngaho byanze bikunze. Rero umuti wabyo ntabwo muraza kumfasha namwe, mumfashe ku buryo butandukanye. Ubwa mbere mumbwira atari ko wowe uravuga ibiki ko tutanabyumva, ibibazo byawe wumva ufite mu mutwe ko tutabifite, munyereke impamvu rwose ndabakurikira, ndabumva, ndajya mu nzira yawe. Cyangwa se mubwiye mutari ko impamvu ni iyi ngiyi, ariko nabwo ndaza kongera nkubaza ikindi kibazo. Impamvu niba muyizi ariyo ngiyo mushobora kuba muvuga, yaba impamvu imyaka 50, imyaka 60 gute? Igahora ari impamvu buri gihe cyose utabona aho bizagarukira, byashoboka gute? Nitutabisubiza ibi byose n'ibindi byose dusangamo, ni uguhura, ni ukuganira, ni ukwishima, ni ukurakara, ni ukubabara, gusa tugahora turi muri ibyo. Ntidupfuye, ntidukize, twibereyeho dutyo, kandi tubayeho mu mutima wacu, tukumva ko tubayeho neza, ndetse byakomeza twageze ku ndunduro twashobewe tuti ni ibya Nyagasani, tukabitura Imana. Iyo nzira tuzi kuyiyoboka rwose, ibintu tukajyaho. Ni ubwo icyo bivuga ni ukuvuga ngo wivanyeho responsibility, wishyize ahandi hantu tutanazi cyangwa tutanabona, kuko ntiwavuga ngo ni iyanjye cyangwa ni akanaka cyangwa ni akana kuriya. Niyo mpamvu rero uhita kuri twe rero dufite iby'umwihariko nk'Abanyarwanda. Ni Nahimana, bande ni Imana parapara gusa nzabona Imana, nzahima, mbituye Imana, bigakomeza mu mazina y'Ikinyarwanda. Kuri buri 10 arindwi ni aha Nyagasani, ni aha Prime Minister inshuti wanjye ari hano, ni Ngirente
nuko ibyo hari ubwo bibwira ngo byabaye kera cya gihe abantu batarajijuka neza, ariko n'ubu umwana wawe aravuka ukamwita nzagira nte, nzakugira nte, cyangwa nkuragije Imana, cyangwa burya ibyo byerekana mentality. Yes, wowe ni nkaho wivanyeho responsibility, wayigize iy'Imana. Ariko Imana yo, Imana turayigondoza. Imana yaraturemye, iduha ubwenge, iduha igihugu, ndetse twashaka tukagisenya, ariko warangiza ugasaba ko yongera ikaguha kongera kucyubaka. Yaraguhaye, wakoze ibyo ngibyo nk'uko rwose mumbwire iki turimo ni iki. Muze kumbabarira, nze kubaza abantu bamwe mumfashe, kuko abantu bamwe muzobereye mu bintu byinshi hano. Kugira ngo tugire ikiganiro cyihuta tuze kubigira bigufi, ariko reka mbere kuri Olivier. Ibyo nabyihoreye.